Ese waba ujya ubona abantu barya ibinonko cyangwa amatafari cyangwa n'ibindi bintu ubusanzwe bitaribwa? Ibyo bintu ubusanzwe ni uburwayi bwo mu mutwe aribwo tugiye kuganira kuri uyu munsi. Nongera mbasuhuza mbaha ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, tugiye kugaruka kuri iyo ndwara maze kuvuga haruguru yitwa pika. Abantu benshi bisanga arya ibinonko, akakubwira ngo akunda kurya ibinonko, hari abarya amatafari, abenshi nibo dukunze kubona. Sometimes nawe ntamenye ngo ese ibintu byaje bite, ese byatangiye gute, ariko icyo ni ikibazo kiri serious cy'ubuzima, na eating disorder, ibaho umuntu nyine akisanga we akunda kurya ibintu ubusanzwe bitaribwa. Ubu ni uburwayi rero bwitwa pika, bufatwa nk'uburwayi bwo mu mutwe. Izina pika ryaturutse ku nyoni yabayeho kera, yitwaga nayo pika, yari izwiho kurya ibintu nyine bidasanzwe. Bityo rero niho haje kuvira izina rya pika, baryita aba bantu bakunze kurya ibintu bidasanzwe. Reka turebe ese ubundi iyi ndwara ikunze kwibasira abahe bantu? Normally ikunze kwibasira abana bato cyane, abari munsi y'imyaka 6, ariko ishobora no kwibasira abagore. Umubare munini w'abagore ugereranyije n'abagabo nibo bayirwara, cyane cyane abatwite. Ndetse abandi bantu bafite ibibazo byo mu mutwe nka autism, cyangwa se ba bantu bafite ibindi bibazo by'imitekerereze, nibo bantu ikunze kwibasira ahanini. Ese pika, iyi ndwara ya pika ni gute affectinga umubiri wawe? Bitewe n'ibintu urya, ishobora kugutera ibindi bibazo by'uburwayi bushobora no gukomera mu mubiri wawe, bitewe na bya bintu wowe ukunze kurya. Ushobora kwangiza amenyo yawe, ushobora kurwara inzoka, kuko bya binonko ubona sometimes abantu babitoragura ahantu handuye, bikaba byakuviramo ibibazo bindi. Ndetse usanga abantu bakunze kurya ibyo bintu baba nyine bafite n'ipfunwe, bagira ipfunwe mu bandi kuko kubw'iyi ndwara nyine, kuko ka kantu ke akunda kurya ntabwo atinya kukarya nubwo waba umureba, ariko nyine akenshi iyo agafashe umureba ahita agira isoni, nyine agira ipfunwe, kumva ko abantu bazi yuko arya ibitaka, bazi ko arya ayo matafari, nabyo bimutera ipfunwe. Ese haba hari ibimenyetso nyine mu by'ukuri bigaragaza iyi ndwara? Normally iyi ndwara ubwayo nyine nta kimenyetso kindi kidasanzwe igira, uretse kubona nyine uwo muntu ari kurya ibintu ubusanzwe bitaribwa. Kereka noneho ubwo iyo abiriye igihe kinini akadevelopa izindi ndwara, nibwo ushobora kubona ibimenyetso za ndwara zindi nka za sikarisi, anemie, constipation, electrolyte imbalance, imyunyungugu ikagira ikibazo mu mubiri, nibwo ushobora kubona ibindi bimenyetso. Reka turebe bimwe mu bintu bano bantu bakunze kurya. Ese aba bantu ibintu usanga akenshi barya ni ibiki? Akenshi uzasanga barya nyine ibitaka cyangwa ibinonko cyangwa amakara, abandi bakarya ibumba, hari n'abarya biriya bishishwa by'amagi, akumva nibyo akunze cyane kurenza na ya magi. Hari abarya ama ice, noneho hari n'abarenga bakarya n'isabune.
bigiye bitandukanye. Ibyo abantu barya ni byinshi, izo ni ingero nkeya tuguhaye tugendeye ku byo abantu bakunze gufata cyane ari benshi. Wakibaza uti rero iyi ndwara ubundi yitwa pika iterwa n'iki? Pika ubusanzwe hari ibintu byinshi bishobora kuyitera, nubwo nyine exactly ubushakashatsi bwinshi bwagiye bukorwa haboneka nyine icyo twita exact cause, ya mpamvu nyine nyirizina ituma ibyo bintu bikubaho. Ariko none icyo tugiye kureba ni bya bintu, za factors zishobora kongera risike yo kugira iyi ndwara. Kaduhere ku ya mbere ijyanye n'umuco cyangwa imyitwarire. Hari idini rimwe riba muri New Mexico bagira uwo muco wo kurya ibyo bintu bidasanzwe, babyemera mu muco wabo. Iyo rero uri umuntu wakuriye muri icyo gice ushobora kwisanga nawe wadevelopye iyi ndwara. Ikindi ku myitwarire nyine ushobora kugenda wigana abandi bantu mu bana babirya, uko mugendamo collaboratinga, finally nawe ukazisanga ubirya. Indi mpamvu ishobora gutuma wadevelopinga indwara yitwa pika harimo stress cyangwa se anxiety, agahinda. Kugira stress cyangwa kugira agahinda, abantu rero sometimes bakunze kugira agahinda kenshi, hari igihe yisanga ari kuri utwo tuntu nko mu buryo bwo kwiyibagiza cya kibazo yagize. Uko rero agenda abikora gake gake akazisanga noneho byamubayeho karande, abirya n'igihe adafite agahinda. Noneho yarabitangiye kubera agahinda, ukaba ufite agahinda, wicaye ahantu urigonze, ufashe akanonko uragatamiye, gake gake buri uko ugenda ubikora ukazumva ni ibintu bisanzwe, ukaba wajya nawe wumva noneho cya kinonko, bya bitaka wumva ushatse kubirya. Abandi, ikindi kintu gishobora gutera indwara ya pika, hari nutrition deficiency, kuba hari ibintu by'intungamubiri ubura mu mubiri wawe. Cyane cyane ahangaha twarebamo nka feri cyangwa se iron, ubutare mu kinyarwanda ugenekereje ngira ngo tubyita ubutare bwa feri. Abantu bafite feri nkeya mu mubiri bakunze kurya ibitaka, kuko ibitaka akenshi bikungahaye kuri feri, cyane cyane bya bitaka uzabona by'umutuku. Biriya bitaka by'umutuku rero bibamo feri nyinshi. Rero wisanga uyu muntu ufite karanse ya feri cyangwa se ufite ikibazo cyo kubura feri mu mubiri we, yisanga akunze kurya ibinonko, ibitaka. N'aba bantu bafite ibibazo by'imyunyungugu bitandukanye, harimo za zinc, nawe ashobora kugira iki kibazo, ndetse na calcium, nabo bisanga bagize iki kibazo. Turebe ikindi kintu nanone gishobora gutera indwara ya pika, izwi nko kurya ibintu bidasanzwe ubundi biribwa. Mental health condition, ibibazo byo mu mutwe. Hari ibibazo byo mu mutwe ushobora kugira biturutse ku mpamvu zitandukanye, yaba ari byo umuntu yavukanye cyangwa se bya bibazo byagiye biza gake gake bikagenda bikura. Ibyo ubwabyo rero nabyo bishobora gutuma watangira kurya bya bintu bidasanzwe. Hari ikindi nanone gishobora gutera iyi ndwara ya pika,
noneho cyo kijyanye n'uburwayi. Ushobora kugira uburwayi runaka busanzwe cyangwa se ikibazo runaka cy'ubuzima gisanzwe, ukazisanga noneho cyakuteye kurwara ya ndwara ya pika. Ibyo rero ni ibihe? Gutwita. Abagore batwite nubwo bitaramenyekana impamvu nyamukuru ituma bakunze kurya ibi bitaka akenshi, ariko umubare munini w'abagore batwite uzumva akubwira ko iyo hari igihe kigera kumva ashatse kurya itaka. Indi ndwara yo kwa muganga ishobora gutuma umuntu akunda kurya ibyo bintu yitwa sickle cell anemia, indwara yo kubura amaraso. Bijya gusa na wa muntu ufite ikibazo cya feri. Buriya feri nayo iri mu byongera amaraso mu mubiri. Uyu muntu rero ufite ikibazo cyo kubura amaraso, akenshi nawe hari igihe yisanga yagize iki kibazo cyo kumva ashaka kurya twa tuntu turimo ibumba, itaka, amatafari, akisanga byanamubayeho ikibazo gikomeye. Rero nimba wibonye ufite bimwe mu bimenyetso twavuze hejuru byo kurya ibyo bintu usanzwe bitagenewe kuribwa, cyangwa uzi inshuti yawe ibi ikunze kubigira, ni uburwayi buri serious, udakwiye kwihererana ngo wumve ngo kurya itaka ngo nta birenze bizashira. Oya, nimba ubona byarabaye ibintu biri grave, wajya kwivuza, wajya kumureba umuganga mukaganira. Uko mugenda muganira agenda ashobora kumenya aho ikibazo cyaturutse, bityo akabona uko agufasha akuvura. Hariho uburyo bwinshi bwo kuba wavura uyu muntu bitewe n'icyamuteye kudevelopinga iyi pika. Ubuvuzi bushobora gukoresha imiti, hari n'ushobora gukoresha psychotherapy. Ubwo rero bitewe no kuzaba waganire na muganga akabona impamvu nyamukuru yatumye udevelopa iyi ndwara ya pika, niho azahera abona icyo agufashisha. Nibyo rero twe twabateguriye kuri iyi ndwara izwi nka pika. Ndizera mubonyeho amakuru y'ibanze ndetse unasobanukiwe byinshi kuri yo. Abajyaga babifata nk'ibintu bisanzwe, ntabwo ari ibintu bisanzwe. Iyi ni indwara iri seriye, udakwiye kubona ngo wumve ko kuba uriye ibitaka uyu munsi ejo ukongera, ntukwiye kumva ko ari ibintu bisanzwe. Nubona byabaye rero uzihutire gushaka ubuvuzi hakiri kare, bitazagutera ibibazo bindi bishamikiye kuri ibyo bintu ugenda urya nawe utazi ibyo ari byo. Ndabashimiye rero ku bakurikiye ino video. Nibutsa ko tuba ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, hari YouTube ndetse na TikTok, hose twitwa Golden Media TV. Ushobora kwandikamo Golden Media TV watubona, ushobora no kwandikamo Muganga Etienne, aho hose ushobora guhita utubona. Wadufollowinga rero nabyo biba byiza kuri izo mbuga zitandukanye zose, ndetse ushobora no gusangiza ino video ku nshuti zawe nazo zikamenya aya makuru tuba twagiye tubagezaho. Ciao ciao.